Muraho. Imana ishimwe kuko yatuzigamye kandi ikakurinda, nanjye ikandinda mu minsi yose yatambutse. Twagiye duhura n'ibikomeye ariko tubona imirimo y'Imana, twagiye turwara Imana ikadukiza, twagiye duhura n'ibiruhije ariko Imana ikabana natwe. Ndanezerewe cyane. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, ndi umuvugabutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kongera kugaruka ku Bugingo TV, mbone gushimira mwebwe muhodahwema kubana natwe. Ni umugisha mwiza, ni impano ikomeye kubagira n'iby'agaciro gakomeye, kandi ndanezere kuko Imana yagiye iba mu ruhande rwa buri muntu wese mu ruhande, ikamuzigama nanjye kanzigama. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Reka dusenge Imana no twumve amagambo meza y'ubuhanuzi uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nyabagezeho. Turagushimiye Uwiteka, warinze buri muntu wese mu ruhande. Humugisha uyu muntu ugiye gukurikira ijambo ryawe, nurangiza umubane nawe muri byose. Neza y'Imana iganze ku uyu mubyeyi n'umugabo n'umusore, umuntu wese uzadukurikira umugisha. Ndanezere ku bwa kano kanya keza dufashe. Hereza umugisha ugiye gukurikira ubutumwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Aya magambo ngiye gusoma, aya magambo ngiye kuvuga mu Imana, nyemerera uko nzajya nyasoma nawe uzajye uyasubiramo. Haleluya. Aya magambo ni meza, unyemerere ahantu utere haleluya. 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 Imana ishimwe. Aya magambo agira atya ati: ako nzajya nyasoma nawe uyasubiremo ahantu uri, biragufasha. Ni Zaburi ya 93 iravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma yambaye icyubahiro. Subiramo ahantu uri. Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Ngo isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Kabiri, intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Gatatu, Uwiteka inzuzi ziteye hejuru. Ngo inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo, inzuzi ziteye hejuru guhera kwazo. Imana ishimwe. Kane, ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Imana ihimbazwe. Ibyo wahamije ni ibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka byose. Imana itugirire neza cyane. Ndashaka kuvuga ku ijambo ry'ubuhanuzi rito, nindangiza dusenga n'Imana gato cyane. Ndashaka kuvuga ku ijambo riri kunyubaka, kandi iri jambo ryagumye rinyuzuye umutima. Rivuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, ngo Uwiteka uri hejuru y'ibyo byose abirusha imbaraga. Ndashaka kumenyesha ko abakuroga n'abakugambanira n'abakuvuga nabi, hejuru yabo Uwiteka abirusha imbaraga. Ubwo burwayi ufite bukuremereye, Uwiteka abirusha imbaraga. Imana ishimwe. Ndashaka kugira ngo uzamure mu buryo bwo kwizera, kandi dufatikanye kumva aya magambo, cyane ko ni umugisha ukomeye kuba ufunguye ku Bugingo TV, ugagira umutima kugira ngo akumenyeshe, kugira ngo wumve aya magambo y'Imana. Ni amagambo aryoshye. Dawidi yanditse, ndamukunda, aravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma. Wari uzi ko Uwiteka ari ku ngoma? Ngikindi ngo yambaye icyubahiro. Imana ishimwe. Ngo nukuri ngo intebe yawe ngo yakomeye uhereye kera. Imana irakomeye. Abantu batubwira ko bakomeye, gukomera kwabo kukarangira. Abantu batubwira ko bakomeye, imbaraga zabo zikarangira. Abantu batubwira ko bakomeye, ubushobozi bwabo bukarangira. Ariko Imana ni ikomeye kurusha ibintu byose biri ku isi. Ntabwo uzi impamvu umuntu yizamuza intugu akumva ko ari bukomeye. Ariko duce bugufiya. Ukomeye n'umwe, ni Umwami w'abami. Ukomeye ni Imana. Ukomeye ni Yesu. Ukomeye ni igitare cy'amahanga. Ukomeye ni Imana ikomeye, kandi nayo bivuze mu ijambo ryayo, iravuze ngo Uwiteka ari ku ngoma yambaye icyubahiro. Imana ishimwe. Kuri uyu murongo wa 3 harabivuze ngo Uwiteka inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo, inzuzi ziteye hejuru guhera kwazo. Ngo amajwi y'amazi menshi, ngo umuraba ukomeye, ngo Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Imana ishimwe. Jya mu buryo bw'umwuka ubwire iki ko
ntubaze ngo icyo kibazo cyawe Uwiteka abirusha imbaraga. Bwira abakugambanira, Uwiteka abirusha imbaraga. Bwira ibibazo byawe, Uwiteka abirusha imbaraga. Bwira amagambo agukikirije, Uwiteka abirusha imbaraga. Ngo amajwi y'amazi menshi, hari amajwi wumvisha guca intege, hari amajwi wumvisha kubwira ngo ibyo bintu urimo bimaze iki, hari amajwi wumvisha kubwira ngo kurimba kwawe nta kamaro, hari amajwi wumvisha ngo kubwiriza ubutumwa bwiza ngo uri umusazi. Ariko bibwire ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Hari abakurozi baguzingiyeho inda bavuze ngo ntabwo uzigera ubyara, babwire ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Bwira abakugambanira ubatangarize ngo navumbuye ibanga, la zone qui distance, ubibwire ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Bwira ubukene ubutangarize ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Kuko ni ijambo ryo gukomeza, ni ijambo ryo guhumuriza, ni ijambo Imana izanye ry'ubuhanuzi, ni ijambo rikumenyesha yuko hejuru y'ibyo bikubabaza, hejuru y'ibyo bikugoye, hejuru y'ibyo udafite igisubizo, Uwiteka abirusha imbaraga. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Ndikumva nezerewe, ndikumva umutima wanjye wishimye. Reka nkubwire mwene data, birashoboka kuri kunkurikira ariko umaze igihe kirekire uri ku gisasiro cy'uburwayi. Birashoboka kuri kunkurikira ariko umaze igihe kirekire nta byishimo ufite byo mu mutima. Birashoboka kuri kunkurikira umaze igihe kirekire wumva nta mbaraga ugifite, ariko nkuzana ijambo rikubwira ngo hejuru y'ibyo byose Uwiteka abirusha imbaraga. Bwira ibibazo, bwira intambara, ubibwire ngo umwami wanjye aracyariho, umwami wanjye arakora. Kuko Imana imanuwe kugutabara. Imana ishimwe. Ndabona abantu badukurikiye, Imana imanuwe kubarengera. Ndabona abantu bari bihebye, Imana imanuwe kubahoza amarira. Ndabona abantu bumvaga bataye ibyiringiro, Imana ibongereye imbaraga. Reka nkubwire birashoboka nibyo. Ukurikije ahantu uri, ukurikije igihugu urimo, urabona nta wundi muntu wakurengera, urabona nta wundi muntu wakuvuga neza, urabona nta wundi muntu ukwitayeho. Ariko Imana wiringiye ni Imana ishobora byose, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikora imirimo. Izina ry'Uwiteka Imana nihimbazwe cyane. Rero witinya, niki kigukuye umutima, niki gitumye wiheba? Oya, Imana ivuganye nawe ngo hejuru ibikubabaza Uwiteka abirusha imbaraga. Humura nshuti, wikiganyira, wikiheba, ongera usenge, ongera ugara Imana icyizere, ongera uvuga uti Imana ndagushimira kuko ngihumeka, ongera ugarura Imana icyizere, ongera usenge. Uri watakaje ibihe byo kubana n'Imana, ariko uyu munsi iri jwi wumva ni ijwi rikuburira, ni ijwi ry'impanda, ni ijwi rivuganye nawe ngo hejuru y'ibyo byose ndafashijwe. Haleluya. Hejuru y'ibyo byose Uwiteka abirusha imbaraga. Hejuru y'ayo magambo ubwirwa guca intege, Uwiteka abirusha imbaraga. Hejuru y'abanyabingi n'ibitega, Uwiteka abirusha imbaraga. Hejuru y'abari kugusebya, Uwiteka abarusha imbaraga. Hejuru y'ubwo bukene bubwire ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru yose abirusha imbaraga. Zamura nanjye mu kwizera dusengana Imana. Bwira Imana ngo Mana maze kuvumbura kubirusha imbaraga, kandi Imana izane igisubizo gihwanye n'umutima wawe. Imana ikwibuke, Imana ize mu ruhande rwawe, Imana irwanye ibikurwanya, Imana ihagare kuguhagarikisha umutima. Turagushimiye Uwiteka kubwa kano kanya keza dufashe, kubwa rino jambo ryiza ritambutse. Humugisha umuntu wese dukurikiye, halazo pikestaye. Humugisha uyu muntu wese wumvishira ijambo, umwagure mu buryo bw'umwuka. Abafite amadene wasubize, abadafite wabitaho biteho, abadafite wabarengera ubarengere, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu. Abarwaye kanseri, abarwaye mu mutwe, abarwaye mu nda, abarwaye hepatite, abarwaye amagufwa, abarwaye mu ndwara zinaniranye, Imana ishoboye byose nibiteho, Imana nibarengere. Haleluya. Akira gukira nutere, haleluya. Nk'ijambo ry'ubutsinzi niwizere Imana, nk'ijambo ryo kurengerwa niwizere Imana. Haleluya. Imana nikubohore, Imana nikureho migambi yose kugose, migambi yose satanisme mu izina rya Yesu. Burengezi bw'Uwiteka nibukuzeho. Akira gukira wa mubyeyi we, bohoka umvuguwe neza. Imana nigukize, Imana niguhoza amarira, Imana nise mu ruhande rwawe, Imana nisubize ibyifuzo wayisenze uyisaba. Kandi jambo rekubwiye ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye Uwiteka abirusha imbaraga. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Ndabakunda, murakoze kandi Imana ishimwe. Amen, 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 amen. Tuzasubira kandi reka nongere mbibutse ngo ubwo butumwa butambutse mudure like na comment, mudubwire ko umurimo w'Imana umeze, kandi reka mbabwire ngo
nshuti bavandimwe, Imana ibiteho kandi ni ukuri. Reka abazajya bakifuza ko badutera inkunga, hepfo hari nimero muzajya mudufasha. Imana izabibuka kandi Imana ishimwe kuko ibitayeho. Shalom shalom, murakoze cyane. Bye bye.